turakuramutsa mwamikazi nyina w'Imana Bikira Mariya, Nyagasani ari kumwe nawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana ije kutugira neza kuri uyu wa mbere tariki ya mbere Mutarama 2024. Mbifurije mwese umwaka mwiza. Ubwo tugiye guhimbaza uyu mwaka na Bikira Mariya nyina w'Imana, amasomo y'uyu munsi arimo umugisha w'Imana. Naza kuduha umugisha w'Imana. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Ibarura, umutwe wa 6 umurongo 22 kugeza ku 27. Uhoraho abwira Musa ati, dore ibyo uzabwira Aroni n'abahungu be. Abayisiraheli muzajya mubaha umugisha muvuga muti, Uhoraho aguha umugisha kandi akurinde. Uhoraho akurebana impuhwe kandi agusakazemo inema ze. Uhoraho akwiteho kandi aguha amahoro. Nguko bazambariza izina ryanjye ku Bayisiraheli, nanjye mbahe umugisha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 67. Imana nitubabarire maze iduhe umugisha. Imana nitwereke uruhanga rwayo rubengerana, kugira ngo ku isi bazamenye ko ari wowe ugenga, n'amahanga yose amenye ko ari wowe ukiza. Amoko yose nishima ririmbe, kuko utegekana ubutabera ibihugu byose, ukagenga amahanga yose y'isi. Ubutaka bwacu bweze imbuto, Nyagasani Imana yacu aduhunda cy'imigisha. Niyubahwe n'isi yose aho iva ikagera. Imana nitubabarire maze iduhe umugisha. Isomo rya kabiri ni ryo mu baruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyagalati, umutwe wa 4 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Bavandimwe, igihe cyagenwe kigeze, Imana yohereje umwana wayo Bavandimwe, igihe cyagenwe kigeze, Imana yohereje umwana wayo avuka ku mugore, kandi avuka agengwa n'amategeko, kugira ngo acungure bari bakigengwa n'amategeko, maze duhabwe kuba abana b'Imana yihitiyemo. Kandi koko muri abana b'Imana, yo yohereje roho w'umwana wayo mu mitima yanyu, ngo arangurure ijwi agira ati, Aba Data. Bityo rero ntukiri umugaragu, ahubwo uri umwana, kandi ubwo uri umwana, Imana iguha kuba n'umugenerwa murage. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 2 umurongo 16 kugeza ku 21. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abashumba bagenda bihuta, basanga Mariya na Yosefu n'uruhinja ruryamye mu kavure. Bamaze kureba bamenyesha hose ibyo bari babwiye kuri uwo mwana, maze ababumvaga bose batangazwa n'ibyo abashumba bavugaga. Mariya we yashyinguraga mu mutima we ibyabaye byose, akabizirikana. Nuko abashumba bataha bakuza Imana kandi bayisingiza, babitewe n'ibyo bari babonye kandi bumvise bihuje nuko bari babibwiwe. Hashize iminsi 8 igihe cyo kugenya umwana kiragera. Bamwita izina rya Yesu, marayika yari yaramwise atarasamwa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bamwita izina rya Yesu, marayika yari yaramwise atarasamwa. Bayoboke b'Imana, nimugire umwaka mwiza 2024. Ngo umunsi umwe ngo umwana, mwarimu amubajije ibibazo mu ishuri. Mwarimu ongera aramubaza. Umwana agezeho ibibazo biramunanira. Bishoboke ko mwarimu yagiye genda amuha amazeru, wa mwana ararakara. Nuko mwana aza gutera urutoki hejuru, ari kurira cyane, maze abwira mwarimu ati, nanjye reka maze nkubaza ikibazo. Nuko mwana abaza mwarimu ati, ngaho mwarimu, ubwo wampaye ibibazo bikananira, reka nanjye nguhe ikibazo. Mbwira ukuntu warya inkoko imyaka 2. Nuko mwarimu areba hirya areba hino, abura uko yamusubiza. Mwarimu atangira guseka. Nuko aramubwira ati, ntago bishoboka, kuko mu giturage wacu nta firigo tugira, ariko nubwo twayigira nta firigo ishobora kubika inkoko imyaka 2, uko tuza firigo zacu ziteye mu giturage. Nuko umwana ngo aramuseka, maze aramubwira ati, nibyo wampaye zeru, ariko nanjye reka nkubwire uburyo kuri Bonane nahise twari inkoko imyaka 2. Umva, mama n'umubyeyi mwiza na papa n'ababyeyi beza. Papa yarajya mu isoko agura inkoko nziza, arangije araza arayibaga. Ayibaga ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12. Ubwo mama yitetse neza, ashyiramo akarungo karyoshye, aratugaburira, turarya turahaga turishima, njye n'abavandimwe banjye n'ababyeyi banjye. Nuko bukeye mu gitondo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, nuko mama yongera ashyushya ya nkoko yacu yasigaye, ubundi twongera turayirya, turya ubugari karahava.
turishima cyane, n'abaturanyi baje twarabahereje, gutyo tuba turi inkoko imyaka ibiri ku mpera zisoza umwaka ndetse no ku ntangiriro z'undi mwaka mushya. Nuko mwarimu yumvise neza ubuhanga bw'uwo mwana n'icyo kibazo cye, maze aramubwira ati uri umuhanga sha. Nuko mwarimu arapfukama aravuga ati Imana nitubabarire maze iduhe umugisha wayo, amen. Abayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2024 dutangiye umwaka mushya muhire. Imana ikomeze kuduha umugisha, bityo ibyo dukozeho byose bigira umugisha w'Imana. Niyo mpamvu nidusangira n'inkoko nubwo yaba rimwe turi benshi, dushobora no kwirya imyaka ibiri. Kubera iki? Harimo umugisha w'Imana. Uyu ni umunsi w'umugisha w'Imana. Kubera iki? Kubera ko uyu ni umunsi mbere na mbere wa Bikira Mariya nyina w'Imana. Twanabizirikanye amasomo y'uyu munsi, uburyo uyu munsi aribwo Bikira Mariya yasohoye umwana, nibwo yiswe izina nk'uko twabizirikanye mu ivanjiri y'uyu munsi. Bikira Mariya nyina w'Imana, iryo zina ryemejwe n'inama nkuru yabereye muri konsile ya Efeze mu mwaka wa 131. Theotokos, Mère de Dieu, nyina w'Imana. Iyi tariki rero akaba aribwo tumuhimbaza tuzirikana uburyo yabyaye Jambo, none Jambo yigize umuntu. Uyu munsi Bikira Mariya yasohoye umwana nk'uko twabizirikanye mu ivanjiri. Uyu munsi kandi icya kabiri ni umunsi w'umugisha, kuko tumaze no kubizirikana mu isomo rya mbere ukuntu Imana isaba Musa kubwira abasaseredoti guha umugisha imbaga Aroni n'abahungu be, kugira ngo bahe umugisha imbaga y'Imana. Uhoraho akurinde kandi aguhe umugisha. Iyo ufite umugisha mushobora gusangira duke twineza kandi mukanyurwa, mukanasigaza yewe inkoko imwe mukaba mwahirya imyaka ibiri, kuko nyine mufite umugisha. Imana nitubabarire maze iduhe umugisha. Nguko uko uyu munsi kandi ntabwo ari gusa, ni n'umunsi w'ubunani, umwaka mwiza, ubwo dutangiye umwaka mushya tukazanawusoza neza nk'uko twabyifuza. Turabifashwamo nyine n'uyu munsi utagira uko usa Bikira Mariya, Yezu umwana w'Imana avutse ku mugore nk'uko isomo rya kabiri ryabitubwiye. Bityo natwe turi abana b'Imana. Tuba abana b'Imana ryari? Igihe dukora neza, tukagera neza, tukitwara neza, cyane cyane ku ntangiriro z'umwaka. Burya utangiye neza asoza neza, nutangira umwaka neza uzawusoza neza. Bishatse kuvuga kwitwara neza, usenga, uhaga umugisha, witwara neza, wiyambaza Bikira Mariya, uvugisha pure, bityo uzanawusoza neza. Kuko Bikira Mariya atangira ategurira Yezu umwaka wose ugashira, kuzageza kuri Noheli ubwo abyaye umukiza, abyaye Mesiya. Uyu munsi nawe uze kwicaza abana bawe, ubahe ku mwaka, ubabwire neza, ubahe umugisha, ubafate neza, ubarage umurage mwiza, umurage w'urukundo. Umugisha Imana idusaba gutanga. Ubundi umugisha utangwa n'umuntu mukuru ariko uha abana, ariko by'umwihariko ni umusaseredoti utanga umugisha akawuhereza imbaga atumwe n'Imana. Uko kantu gutumwa n'Imana. Intego remezo tujya kuzirikanaho iragira iti ibikubuza umugisha. Nawe uze kureba, uze kuva aha ngaha wamenye ikintu gikubuza umugisha. Ni iki kijya kikubuza umugisha? Wasanga ari umururumba. Mu gihe urugo rwiyubashye rufite umugisha rusangira inkoko rukayirya imyaka ibiri, wowe ukaba ufite nk'ihene, ukaba ufite n'inka, ariko ukaba utanayirya n'umunsi n'umwe. Kubera iki? Umururumba wawe, ubusambo bwawe, ububeshyi bwawe, n'utundi twinshi cyane tukubuza iki? Tukubuza umugisha w'Imana. Ni ibiki bikubuza umugisha w'Imana muri no minsi? Bikira Mariya na Yosefu bakomeze basange urugo rwawe. Kumvise abashumba uburyo bari bafite umugisha, bari bishimye kuko bari babwiye inkuru nziza y'umwana wavutse Yezu Kristo. Burya nubwo wabaho mu bukene, ukabaho mu nzara, ukabaho mu bibazo, ariko ufite umugisha ubaho wishimye kurushaho n'ufite ibintu bya mirenge, ufite amazu meza cyane, ama etaje, amagorofa akomeye cyane, ariko ubirira ku mururumba, ariko uryama ku muguruko, ariko utabona ibitotsi. Kuko iyo ufite umugisha ugira apeti, ubona ibitotsi, ugira ibyishimo bituruka mu rugo rutagatifu rw'i Nazareti, Yezu, Mariya na Yosefu. Nawe rero kuri uyu munsi wa Bikira Mariya nyina w'Imana, ngwifurije umugisha, utahana umugisha, ariko noneho urebe ibintu bishobora kuba biri iwawe bikubuza umugisha w'Imana. Ngo umunsi umwe ngo urugo rw'abakristu, umugabo n'umugore bari barashyingiwe gikristu, babanye neza.
nuko igihe kimwe kiza kugera bya bindi by'uko aho umutindi yanditse ntiriva, kandi ngo nyakibi ntararabushyitsi. Igihe kiza kugera umugore wo muri uru rugo akajya arwara amashitani. Nuko ibyo biba igihe kirekire, bakaza kumusengera shwi, bakagerageza bakamusengera bikanga amashitani muri uru rugo. Bakahora bibaza ikibazo bati ariko kuki urugo rw'abakristo nk'aba badahwema kwegera Imana, batanga n'icyacumi gikomeye cyane, bitwara neza mu kiliziya, kuki urugo rwabo rwibasiwe n'amashitani? Abasenga benshi barasenga bashakisha igisubizo barakibura, bagahora baza gusengera mu rugo rwabo. Icyumweru kigashira wa mugore ari muzima, icya kabiri akongera akarwara, nuko akongera bakaza bagasenga. Ikindi gihe amashitani akamuha agahenge, ukwezi kurashira, umwaka urashira, amashitani agenda anyuzamo, ariko n'ubundi wa mugore ntagire ikintu yongera gukora. Wa mugore yajya gusenga n'ubundi amashitani akamufatira iyo hirya, bakongera bakamugarura mu rugo. Urugo neza neza abantu basenga barahakambika. Nuko igihe kimwe kiza kugera baravuga bati umva rero, burya iyo ushaka kurandura neza igiti ukirandura n'imizi yacyo. Koma eradike, twarandura dute amashitani. Bafata ingamba y'uko bagiye gutwika ibintu byose biri mu nzu, kuko bawe nuko abantu basengeraga muri urwo rugo. Bafata ingamba y'uko bagiye gutwika ibintu byose biri muri iyo nzu, maze iyo nzu yabo koko bakongera bakayiha umugisha, bityo Imana igatambuka aho ngaho, ibintu byose biri mu nzu yabo bakabitwika. Nuko wa mugabo nawe mugore barabyemera ko ibintu bagiye kubitwika. Ubwo umuntu wabasengeraga araza, batangira baratwika, bafata ikibiriti baracana, baratwika, ari ibyambaro byose byashaje, ibyaboze n'ibiki byose baratwika, ari ibintu bafataga byose baratwika, ibintu byari biri mu nzu byose baratwika. Nuko ngo bageze ku musego, hafi y'umusego, hafi ku buriri, ngo hari agakarito kari gateretse. Nuko ngo bagiye kugatwika bacanye umwambi kugira ngo nako gashye, umugore wo muri urugo atera hejuru ati attention, witonde, ako gakarito ko ntabwo ugomba kugatwika. Umuntu wari uri gutwika aramubaza ati kubera iki se ko ntagatwika kandi ibintu byose tumaze kubitwika? Ati oya, ako gakarito karimo akabando k'umusaza. Nuko wa muntu wari uri gutwika naho uri kubasengera akomeza kwibaza uburyo muri ako gakarito ashobora kuba harimo akabando k'umusaza. Uwo musaza yavugaga nyine n'umugabo we, ako gakarito ntugatwike kuko harimo utuntu tw'umusaza, akabando k'umusaza. Wa muntu wari gusenga nawe akomeza kugira amatsiko, kuko yumvaga nadatwika ibyo bintu byose n'ubundi y'amashitani nk'uko bari babyumvikanye, n'ubundi amashitani ntabwo azagenda. Nuko abasaba guhambura ako gakarito kugira ngo arebe ako kabando k'umusaza uburyo gateye. Nuko baragahambura, ngaho nawe fora icyari kirimo cyangwa akabando k'umusaza atari bwoko buhe. Nuko wa mubyeyi atangira yisobanura ati umva, aka kabando k'umusaza umusaza ajya agakoresha, ajya agafata igihe cyose yaje yasinze, kuko igihe yaje yasinze kwifata biramugora, kandi kubyara indahekana muri iki gihe bikaba bigoye. Ubu rero umusaza ako kabando arakitabaza kugira ngo igihe cyose yaje yasinze, kuko adashobora kwihangana, ndashobora kwifata. Ubwo ndatekereza ko namwe mwatangiye kumva ako kabando kariko twa tuntu tw'umusaza tuba turi nyine mu gakarito, utuntu tw'umugabo. Ako kabando umugabo yitwaza. Nuko wari kubafasha gutwika arabwira ati mva rero, aha niho ruzingiye, aka kantu mwanze gutwika mugashyira ku musego wanyu, mureke nako tugatwike maze amashitani tube turayasezereye. Babantu ati ntabwo ushobora kugatwika kuko umusaza se yajya akoresha iki? Umusaza yajya akoresha iki? Ubwo byarangiye ibintu byose babitwitse byo muri urwo rugo, ariko basigaza ako gakarito karimo akabando k'umusaza. Utu ni utuntu tw'umusaza two kwifashisha nyine ku rugendo. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngo kuko ngiye ibintu bitubuza umugisha w'Imana, ngiye bizana amashitani wacu, kandi umushitani w'inzoga agendera mu mbetezi. Naho rero uza kureba utuntu twose turi wawe tukubuza iki? Tukubuza umugisha w'Imana. Uzasanga muri iyi minsi abagore bagiye badohorera abagabo babo ati kubera ko umugabo wanjye aza yasinze
aza yarisomyeho, kwifata byaza kumugora, nuko rero ukamwemerera ukadohora, nka kurya abayobozi bashobora kudohora, ukabadohorera umwana ukamubwira uti kora no mu muriro, kandi byaba ukadohorera umwana mubyeyi ukamubuza umugisha ngo uri kumudohorera. Iwawe harambitse utuntu, akabando k'umusaza, wasanga nawe ariko kakubuza umugisha. Abantu benshi burya ntabwo tuzi ibintu bituza umugisha, ni byinshi cyane. Ushobora kuba ufite ishapure iwawe, ushobora kuba ufite biri iwawe, ushobora kuba ufite ibikoresho byose by'ubuyoboke ku Mana, ariko niba hari agakarito ufite karimo utuntu tw'umusaza, niba hari agakarito ufite karimo ako kabando k'umusaza ngo kamusindagiza igihe yasinze, uzamenye ngo ako niko gagukura amashitani. Aho niho amashitani aturuka niba utarubizi. Ushobora gutwika ibintu byose, ukabitwika ibintu bibi byose, ibyaha byose ukabireka, ariko niba hari akadodo usigaje utarahambura, niba hari agakarito usigaje utaratwika, uzamenye ngo aho niho amashitani nyine azuririra, byarangira akaza kurangiza. Kuko amashitani ntakeneye urugi runini, akeneye n'agatore gato kugira ngo agerete atambuke, yarangiza gutambuka agakurindagiza. Ngibi byakuje umugisha wa mubyeyi we, nibi bituma ushobora kuba warwara amashitani, ukarwara ntuzamenye aho aturuka. Kubera iki? Aho ngaho iyo soko ako kantu ushyira ku musego, utwo tuntu ushyize muri bwate, utwo tuntu two kwifashisha, uzamenye ngo uratwifashisha, ariko Imana se ko yo itatwifashisha. Ese mubyeyi, ko wadohoreye umugabo wawe cyangwa ko wadohoreye n'umugore wawe bitewe n'ibyo wamutumye n'utuntu agomba kwifashisha, Bikira Mariya nk'ubagarutse akongera akagaruka, wamukira ukurikije uburyo wagiye udohora nawe urugo rwawe? Ese mugabo Yozefu nk'ubaramutse agarutse agasanga ufite ako kabando, yakwishimira cyangwa yagukubita bitewe n'uko ako kabando katumye urugo rurindagira, gakura amashitani mu rugo? Nguko rero uko bamwe bajya badohoka, ukabadohorera umugabo wawe bikaza kurangira umudohoye wese, umwemereye wese, kuko wikuriye nyine amashitani, bikaza kurangira inzu z'indaya ntayoberwa ahantu ziri, bikaza kurangira urugo rwawe rushyizemo akavuyo. Kubera iki? Ngo ka kabando k'umusaza mubyeyi ngo gatagomba gukorwaho, kuko umusaza nyine aza yasinze. Ngo kuko abantu benshi kwifata byagiye bitunanira, tukitabaza nyine utubando, ariko utwo tubando se wasanga turi mu muvumo. Uyu munsi w'ubunani abantu benshi dutangazwa nuko nyine bakunze kwikura umuvumo. Mubyeyi, aka kantu gacaho akarongo, uzi ko ufashe umufuka w'inyanya muzima ugashyiramo urunyanya rumwe ruboze, uzi ko hari igihe wabyuka ugasanga zose zaboze? Kubera iki? Urunyanya rumwe ruboza nyine izo zose. Ufashe agakarito kamwe karimo akabando k'umusaza ukagashyira mu rugo rwa etaje nzima, uzi ko yanze ishobora kujya gutya umunsi umwe ukabona yirahirimye. Nivugiraga za divorce, uzi ko ako kantu gashobora kuzagukura divorce utazigera ufatisha n'ibiganza. Kubera iki? Hazingiyemo ubumara bwa sekibi. Kubera iki? Hazingiyemo amashitani. Amashitani yaje mu ngo zacu, kandi ugasanga ari twe twayakuruye, agakukira mu mugore, agakukira mu mwana, abagabo twebwe twigaramiye. Kubera iki? Ka kabando k'umusaza gatuma amashitani atuvogera, gatuma ibyacu byose bigenda bihomba, bigahombana, kazanya natwe duhombye, tukanahomboka, kuko twikuruye iki? Amashitani. Babyeyi, ngiye gusoreza ku kantu nawe uraza kubona ikigutera kubura umugisha. Uzi ko uyu munsi mukuru wa Bikira Mariya nyina w'Imana ari nawo munsi w'umugisha, ari nawo ntangiriro y'umwaka? Uzi ko ariho abantu benshi bagwa mu byaha byinshi bibi. Ati tugiye gusoza umwaka, ati buri wese nadohoke uko ashaka. Nuko rero umunsi tukahindura umunsi mukuru w'indaya, umunsi mukuru w'abasambanyi, umunsi mukuru w'abasinzi, ukanywa wagira ngo ni nk'umwobo. Bikaza kurangira uyu munsi ntuze kwibuka no gusenga, ntuze kwibuka kuganira n'abandi, kuko uyu munsi wawukoresheje mu ikabare. Niba ndi kubeshya uyu munsi uze kunyomoza, nawe uvuga uti uyu munsi ndajya gusenga mpure n'Imana, yego hure n'abavandimwe, ariko se niba baza kuguhuza, aho ntuza guhangirikira, aho ntuza kubura umugisha. Ndabasaba ikintu gikomeye mwabayoboke b'Imana mwe, tuze gucunga, buri wese aze gucungiza hamurye, kuko uyu munsi shitani irinjira, yinjiza ibitego byinshi kandi by'imitwe bikomeye cyane. Abenshi niho badohoka, abakobwa bamwe birangayeho, basiga inzugi zirangaye n'amadirishya arangaye, nibwo abenshi batwara inda kakahava.
bibwira ko bari bitwaje ngo tubando tw'umusaza, ariko bikaza kurangira byose shitani nyine abibyiniyemo, kuko shitani ibyo byose abibyiniramo akagushuka. Kuri uyu munsi w'intangiriro y'umwaka niho ibyaha byinshi bikorwa, wagira ngo turi kwivumbura ku Mana. Koko Bikira Mariya, ku munsi mukuru wa Bikira Mariya, ariko abantu nta nubwo tugira isoni. Umunsi mukuru wawe, umunsi mwiza nk'uyu nguyu, akaba aribwo ntinyuka gukora des scandales, ibyaha, ubusinzi, gusinda, gusara, kubura ubwenge. Koko umunsi wa Bikira Mariya, aho nakavuza agashapure niyambaza umubyeyi Bikira Mariya, akaba aribwo ndi gusinda, akaba naho kakubya ubwenge, akaba nibwo mfungura inzugi nkarangaza amadirishya n'inzugi. N'utubazo twinshi buri wese ashyireho utubazo twinshi. Uze kureba uyu mwaka, uyu mwaka urawutangira ute? Urawutangira mu ikabari cyangwa urawutangira mu kiliziya? Ndabifuriza mwese kugana ingoro y'Imana, muhabwe umugisha hamwe na Bikira Mariya ucigatiye umwana Yezu. Natwe tuze mu ngoro duhabwe umugisha w'Imana, kugira ngo ibyacu byose tuzakora bizagende neza. Watangira ute wiroga mu ntangiriro z'umwaka? Wagize ngo ntibizarangira wasaze cyangwa uri kwiyahura? Navugaga kwiyahuza ibiyobyabwenge, bya bindi bishobora gukubuza umugisha, bikaza kurangira wese warangiye, kuko uri gupfukirana umugisha w'Imana, warangaye, uri kurangaza abandi, uri kujya kure y'Imana. Kuri uyu munsi wa Bonane, umunsi wa Bikira Mariya, umunsi w'umugisha, warinde ko nawe imigisha y'Imana yakuzaho. Wirinde ikintu cyose cy'umuvumo, wirinde ikintu cyose cy'icyaha, wirinde kuvundira Bikira Mariya no kumwandavuza ku munsi we. Ariko ko nk'abantu mwe, hari abantu batinyuka bagakabya kuza gutinyuka umunsi mukuru wa Bikira Mariya. Koko kuza gutinyuka Bikira Mariya ukamukora mu jisho? Yewe koko umuntu watinyuka Bikira Mariya uzamenye ko atazisanzira nyine. Umuntu ushobora gutinyuka Bikira Mariya ku munsi we, uwo ngo nyine ntabwo azisazira. Mugani waho umubyeyi ati ntuzisazira wa mwana we. Dusaba inema ko udatinyuka Bikira Mariya kuri uyu munsi we mukuru. Mukristo niba wubaha, ukubaha Imana, gerageza uyu munsi wiyubahe, ukora ibishimisha Imana. Bikira Mariya aza gukureba avuga ati dore umuhungu wanjye nguriya, dore umukobwa wanjye nguriya. Ariko na shitani nayo hari igihe aza gukwirebera akavuga ati uriya n'umwana wanjye nawe. Tuba abana b'Imana, abana ba Bikira Mariya, abana bagenza neza, kuko duhawe umugisha w'Imana. Ibi byose byatuje imigisha, twatubando, twatondo tumusaza, ibyo byose ubijugunye, kuko n'ibintu bituzanira imivumo, bigatuzanira amashitani wacu. Ugasanga ubuzima bwacu buri kugenda buhinduka umwaku, kuko umugisha w'Imana twagiye tuwumusura, twagiye tujya kure y'Imana. Ndagusabye muyoboke w'Imana, guha Bikira Mariya agaciro, uha Imana agaciro, bityo we kuvundira Imana, we gusahura Imana, we gukora Imana mu jisho kuri itariki ya mbere. Nutangira neza, byumvikana uzasoza neza. Nutangira Imana muri kumwe, Emmanuel, Yezu muri kumwe, ndakubwiza ukuri uzasoza n'umwaka muri kumwe na Yezu. Imishinga yawe yose ndagusabira kugira ngo Nyagasani yihe umugisha. Ibyo utekereza byose Nyagasani yihe umugisha. Ibyo wateguye byose kuzakora mu mwaka, Nyagasani yihe umugisha. Azakongerera imbaraga, aguhe ubushobozi, agufashe muri byose. Ibyo wasabye Nyagasani byose azabiguhe ku neza ye, ku bushake bwe. Bikira Mariya nyina w'Imana, udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Mariya nyina wa Jambo.